Mu gihe cyahise, mu gihugu cyari gifite ubwiza n'ituze, hari umwami w'Imena witwaga Rugonera. Uyu mwami yari afite umwana umwe w'umukobwa w'ikinege witwaga Kayigire. Kayigire yari icyamamare mu bwiza n'ubwenge, kandi abantu bose bo mu gihugu cya Rubirizi baramwubahaga bakamwita umucyo w'ingoma. Hanze y'ibyumba by'ibwami, ku ruhande rw'aho abakozi batuye, hari umusore w'intarumikwa witwaga Kamanzi. Kamanzi yari umwana w'umukozi w'ahabikwaga ibiribwa by'ibwami. Nubwo yari umukene, uwo Kamanzi yari umuhanga, umusore w'inyangamugayo ufite umutima mwiza kandi arangwa n'ubugwaneza. Abakozi bose baramukundaga ndetse n'abana b'ibwami bamwubaha. Kayigire na Kamanzi bahuriye bwa mbere ku iriba ubwo Kayigire yari agiye kwiyuhagira ari kumwe n'umugaragu we. Kamanzi nawe yari yagiye kuhavoma amazi yo gukoresha mu gikoni. Ubwo amaso yabo yahuraga, bagaragaje isura itavugwa n'ijambo. Iminsi yakurikiyeho bahoraga babonana mu bwiru, bagasangira ibitekerezo, bagaseka kandi bakaganira ku buzima. Gusa urukundo rwabo rwari ibanga rikomeye, kuko Kayigire yari umwana w'umwami mu gihe Kamanzi yari umukozi w'umukene. Ibyo byatumaga urukundo rwabo ruba icyaha imbere y'amaso y'ibwami na rubanda. Ibyago bitangira. Umunsi umwe, umunyamabanga w'umwami witwaga Karindiro yabonye Kayigire aganira na Kamanzi munsi y'igiti cy'umuvumu. Yahise ajya kubibwira umwami Rugonera. Umwami ararakara cyane, ategeka ko Kamanzi afungwa. Kayigire agashyirwa mu nzu yihariye, agafungwa kugeza igihe azibagirwa uwo musore. Kayigire yararize, yanga kurya, yanga kuryama, umutima we wari waratwawe. Umwami yabonye ko umukobwa we ashobora kuzapfa kubera agahinda, arahindura umujinya awuhindura iperereza. Yategetse ko Kamanzi azanwa imbere y'inama y'ibwami. Ubwo bamubazaga niba koko akunda umukobwa w'umwami, Kamanzi yarebye umwami mu maso aramubwira ati: "Sinigeze nifuza ishema, sinigeze ntekereza gutunga ubutegetsi, ariko umutima wanjye waragiye. Kayigire ni umutima wanjye, niba kumukunda ari icyaha, sinibabarira kukigira." Mu gihe inama y'ibwami yatekerezaga uko igomba guhana uwo musore, abantu benshi bo mu gihugu bari baramenye urukundo rwabo. Rubanda baramushyigikiye bavuga bati: "Umwami aturebere Kamanzi, niwe munyabwenge w'iki gihe. Kuba ari umukene si icyaha, kuko urukundo si imitungo." Mu bisubizo bitunguranye, umwami Rugonera wari usanzwe ari inyangamugayo yatangiye gutekereza byimbitse. Yibutse ko nawe ubwe yakunze umwamikazi atari umutunzi, ahubwo ko yari umusore w'umurinzi. Yamenye ko urukundo nyarwo rudashingira ku rwego cyangwa umuryango. Inama ihumuje, umwami aravuga ati: "Nubwo amategeko y'ibwami atabemerera kubana, umutima ntiwubaha amategeko. Ndasaba abagize inama y'ibwami ko duhindura amateka. Kuva uyu munsi, umutima w'umwana w'umwami ntuzongere kugirwa imbohe. Kayigire niba akunda Kamanzi, babane." Abantu bose barishimye. Kayigire yasohotse ahantu yari afungiwe, yiruka ajya guhobera Kamanzi. Barahoberanye bararira, ndetse banasezeranira imbere y'ingoro y'ubwami. Nyuma y'igihe, Kamanzi yagiye kwiga iby'ubuyobozi n'ubuhanga mu by'ingoma. Yaje kuba umujyanama ukomeye w'umwami, ndetse aza no kuyobora igihugu cyabo ubwo umwami Rugonera yarekuraga ingoma. Nuko urukundo rutsinda inzitizi, rutsinda amategeko, kandi rutsinda amahitamo y'isi. Kayigire na Kamanzi baba urugero rw'urukundo rudacogora. Uratekereza ari iki cyakurikiyeho? Ni mu gice cya 2.